ngubu mudugudu ikibazo cyane kigejeje uko avuganye mu gitondo kaba yafashe rudomoro ubu ngubu ntago aramufata mudugudu nawe amafaranga yanjye imyenda yanjye amafaranga yanjye ingofero zanjye byose yarabifashe gusa ubu urumva akoreka njya kumwirebera ntabwo yandya ngiye ngo bikunde umuntu wohereje ambyanganzaniye amafaranga akansigira amakofero ye urabona n'ahantu bajya banzanira amafaranga nanjye niriye igihe manarahere ngo baraje ngo bagire mwaramutse mu gihugu mwaramutse sabimeze biki kibazo cyane na rudomo ntabwo nakiguhaye ngo urabibaye soje mu gitondo none so wanzanira amafaranga yanjye amafaranga wazanye amafaranga ni ikibazo hari ikintu cyawe wamaye wowe nta kintu cyawe wamaye wowe toka wamaye ese imyenda wambaye ni iyawe ikibazo cyawe ndakireka ese wowe nese wawe cyihorera amafaranga wamaye njyewe ese mudugu ntaguma amafaranga ese mudugu njyewe ntaguma amafaranga ikibazo ntago ari amafaranga ikibazo ni iki ikibazo ni rudomoro wanyambuye phone zanjye akanyambura amafaranga icara hasi twumvikana icara bo utwaye ingofero yawe si ubyemera ndayitwaye urayitwaye nta amafaranga twavanye nayo ntabwo yamaye urayama ariko na rya koti ryanjye urarimo ndarigoreze ku bantu maze amafaranga ntago ari ikibazo yame njye nk'umuyobozi mwere twavuganye angahe tukanaganike naya yumva barire ndavana umubonye wowe yame dore ngaya rwose dore n'ibitanu byuzuye njyewe nkubura ndegira ko bakuru 1 2 3 4 no twajyana igikwangarisha ayo amafaranga rwose ni meza cyane nta kintu abaye umva reka nkubwire kora hangaha umuntu umenya umuyobozi kashonje nkeneye akandi kaba muri rwa Rwanda rwo ku mazi yes nanjye nzamukemurira ikibazo we gira vuba ahubwo rudomo rugenda avana umubonye reka ze nanjye mfate telefone mamagare Kaneke mubazaho ikibazo kigeze mwereke ze umutekano Kaneke halo sha ako kusigaye usuzugura umuyobozi sha ikibazo naguhaye nako nakubwiye ko unzanira senya batera mu gitondo ko senya batera bamugire nabi ko nashakaga kunzanira rudomoro byihuse byagenze bite byagenze bite uramufite wamujijije neza ku buryo uhita umungezaho yego sha uramufite yaho umva duhurire handi bakorera inama nkoreshereza inama tuhahurire wamuzanye dore na senya batera iri handamukiye umugore yamuraje kunyeke ngo azane imyenda ye sawa mu minota 2 tuhahurire sawa wabyumvishe okay wabyumvishe ariko nawe umva bari umushyireho ibihano kubagize guke umushyireho ibihano rwose umushyireho ibihano ndakwereka nanjye amafaranga oya wenda kwereka nta kibazo sawa bakinnye nkamurya arangiye ndaho kubera iki kandi karakinnye arangiye ndaho tugakina ariko njyewe nzahangana nawe kuva tuzahangana vuba njyewe mudugudana umuntu mu masegonda ngo mube mumugejeje niyo nanjye niko kazi nshinzwe nimufata njye ndamuteriye akajwiga ntago ibintu ntago nurenga aho ngaho ibi mudugudu yakuntumye ndagukubita amaboko hejuru vavo ndagushita tugende kwa mudugudu tugende ndagutwara mpaka uzana cyo gutwara imyenda y'abantu tugende byane myihaye cishwa tugende urajyana ako niko akazi urajyana he ushatse kuzana ibintu bya reggae urajyana he urajyana ushatse kuzana ibintu bya reggae unjyana he nakumena imbavu ntago njyana urajya ushyira mu mudugudu ndavuza ngo ca urasi mudugudu ndavuza urasi mudugudu njyanye
yawe nta kuntu umudugudu yama akazi ngo ngiye kananire cishwa kanake wamuzanye sha je namuzanye kandi urabizi ko ngiye ntabwo ndavuze ngo cyaje dokoma nje namuzanye we bidasenya batera amafaranga wariye mu gikubita n'igisambo je kandi urabizi ko genda ajya mwari ko nyine narakuntu nzayamuha uzayamuha mwakinaga ibiki mwakinaga nyine ndamuryaye nyine nzamusubiza uzamusubiza mwemera gukina urusimbi mwemera gukina hariya rwose n'abafite amafaranga nayazanye nkayamuha ukayamuha sebe bate icara hasi byagenze gute urukundo byagenze nta nubwo kwanakimwe we koraho uri umugabo sha koraho uri umugabo nje ntago koraho uri umugabo inkoko niyo ngo byagenze bite nje kwarahuye mafero nyoko kwarahuye mu nzira sibyo muyobozi ariko nawe nyine kwarahuye mu nzira ubwo ngo barafata abaranjanya ahantu mu ishyamba kagiye ngo kunyereka ngo ahantu ngo dukura amafaranga ahisa nera umunigo nyine ubwo ngubwo nyine abanyambuye fone nta kintu umukoze nta kintu kwaye mudukura pe nta kintu ngiye mudugudu ngo ndisha nta kintu kwaye mudukura ngiye ngo ndisha nta kintu kwaye mudukura rwose rudomo byagenze bitewe amafaranga ye wayamwatse gute mwatse ko tugiye kugura ubu nagira ngo nzamuzana igiti cy'amafaranga unyine sinakizana ndakibura akizagikuzanira akubugu rwose ngeze amafaranga nyamuzaniye ima ongera ubikinda jya vuba rahirira imbere y'abashinzwe umudugudu bose kutazongera gukora ikosa niri usinyira n'inkono ushaka gukubitwa kugira ngo utazongera kuba mwiri kosa vuba emeye ko nazongera gukora ikosa nkabasaba imbabazi mwese mukazimba vuga ko utazavana ku busambo ntabwo nzongera kuva ku busambo ntabwo uzongera gukora ubusambo nzabyongera gukora ubusambo wowe wambesha ntabwo nakubeshya nta rusimbi mwakinye nta rusimbi mwakinye ntabwo mwakinye nta rusimbi mwakinye oya narwo amafaranga yawe nk'ayo wowe ushinzwe umutekano akira amafaranga akira aya mafaranga iki ni igihano nimuzongere na rimwe gukinisha abashinzwe umutekano no gusuzugura mwabyumvise uzajye kundega ku kagari ako nawe muyobo none telefone yanjye yo yari kwaye munkubitira uyu muhini munkubitira jewe nakurireho ayiwe biyaga rwose nimuzatongera undi muntu Toka.